Yes, uyu ni managing director. Iyi company yitwa ngo iki? Twabuze ikintu dukora cyangwa wenda twabuze ukuntu twihangira umurimo. Iyi ni indi mpamvu bitumye tuzanga kugira ngo turebe ese ari tuzi twinshi two gukora. Uyu ntago ari umujene ushobora kwanga ibintu nge sinabikora, ariko ibaze niba ibintu bigutunze bigatunga n'umuryango wawe, yewe ukaba ufite n'abantu wahaye akazi bagera ku 10 urumva rwabaye uruganda, yabaye sosiyete nini cyane. N'abajene ndumva abarugero rwiza rwo gufatiraho ku muntu wagezeho cyangwa ufite ikintu akora kimama amafaranga mu mutsi. Nta mpamvu yo gukora turira ngo amapipo umeze mute nkuko bisanzwe. Ni Kivu West, ni kuri ya channel yanyu ibagezaho uburyo twakwiteza imbere yaba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nk'ibisanzwe no kuba tugenda tumenya amakuru y'abandi bagezeho cyangwa tukamenya ngo abandi bakora iki kugira ngo bagere ku byo tubona bya buri munsi baba bafite bagezeho tukabigiraho. Ndabasuhuje rero Kivu West. Uyu munsi ushobora gutekereza ko ibintu ngiye kukubwira ni ibiki. Ni ibintu byatugirira akamaro nk'ibisanzwe. Banagiye kubitera nkajya kureba uko bimeze, nkajya kureba ese abagira icyo baturusha baciye, ese bagiye bakoresha iki, ese bagiye baca mu zihe nzira. Kandi mpamvu mba naje kubitere kugira ngo bamenyere uko ibintu bimeze. Uyu munsi rero na kindi unageze mu karere ka Karongi. Sasa ahantu muri Karongi niho ndi ngubu, ahantu biti Rubengera Ikibirizi. Nasuye umusore hanga muri kone imbere ya kamera, agiye kutubwira ese urugendo, ese akora iki, ese ibi bintu abikora gute, kimwe nuko nashobora kubyumva kuva hari akamaro byakugirira ukaba wamujoyininga. Ese abayeho hate, akunda umwuga we, ni nabyo wenda ashobora gusanga bimutunze byose araza kujya bitubwira. Reka tumwegere tumubaze wagwana nicyo kiba cyatuzanye kuri tele. Bimeze bite brother? Meze fresh. Meze neza. Yego. Eko mbona ikirere kimeze nabi, wari kubyumva ute? Twebwe tuba turi mu kazi nk'uko uhadusanze hano niho dukorera. Ino yitwa Vision Craft Business. Twasuye rero nk'uko mubyumva ni Vision Craft Business. Amazina yawe ndawe yakubwira abanyarwanda, umuntu ushobora kubona akahita yumva kuzi agahita bati hari ahantu nanjye niho njya guhahira cyangwa niho njya kurebera business zanjye uko naziteza imbere. Amazina yawe bakwita guki? Amazina ni Habineza Rora. Habineza Rora. Uyu munsi rero twaje kugusura nkuko ubizi mu Rwanda cyangwa no muri sosiyete muri rusange, cyo kugenda twiga tumenya ngo si umuntu akora iki, ese ngiye nta kintu namwigiraho ibi bintu. Ese ubundi ukibibona nkangenda naje ndabibona ahangaha mbona ko muri gukora, ariko wenda ese aka ni akazi kagutunze ka buri munsi cyangwa no kubikora uvuye mu kandi kazi ari nk'ibintu biri ku ruhande? Aka ni akazi dukora mu buzima bwa buri munsi, karadufasha, gafasha ndetse n'urubyiruko nk'uko uri kurubona. Warugiye urubona bamwe na bamwe bari mu kazi. Ni ibintu ushobora gukora bikagutunga, bikakubeshaho, bikageraho bikuvana naho bikugeze. Haba harimo gukora imbabura na mare ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa mu ngo mu buzima bwa buri munsi. Wenda ngiye nkihagera nahageze nyine bitangira amatsiko menshi cyane. Ese ibi bintu uko mbibona ngiye nabonye bitangaje cyane, birameze ku buryo utabyumva. Nkanjye nshobora kuza ngavuga ngo bino bintu nshobora kubyuka mu gitondo nkagenda nkabikora, nkagenda cyangwa nkaza nkakopera hano kuri tele nkabikora. Bimeze bite? Se uragenda ukajya kwiga, se ni ibintu bimeze bite? Ubundi wabyinjiyemo gute ibi bintu? Ibi ni ibintu ushobora kuza nk'uko nguko turi kubikora, natwe tukaba twakwigisha, tukagwigisha bitewe n'icyo ushaka kwiga gukora. Ushobora gukenera kwiga gukora imbabura cyangwa se za mare, ushobora kwiga n'ibindi turanavumbura twebwe hano, kuko dushobora kugira utundi tuntu tuzanamo dushyashya, kubera ko ari ibintu nyine ubona ni uguhuza ikintu n'ikindi nyine. Habamo rero kuvumbura ibikoresho bigiye bitandukanye bikenerwa mu rugo. Ushobora gushaka nk'intebe yo kwicaraho, umuntu akaba yayikora mu ibati, kugira ngo wabibonye ko ari ibikoresho. Twifashisha ibikoresho byasagutse tukabibyazamo ibikoresho nyine byo kwifashisha mu ngo. Wenda nk'umujene uri kutira, kuko twebwe ikintu kiba kituzanye nka kuri tele, kureba ibintu umuntu akora, kureba se yiteje imbere gute aciye mu zihe nzira.
ni ukugira ngo n'undi mujene wese utubona cyangwa n'undi muntu wese ushaka kubikora abikore. Njye nabonye ni amabati, ni iki bintu mukoresha, ni ibiki? Ariya ni ibisigazwa by'amabati basagura bari gusakara ku mazu, turabifata tukayarambura tukayakoramo ibyo bikoresho byose twifashisha mu ngo mu buzima bwa buri munsi. Bivuze ngo noneho hari umuntu ushobora kumva ngo amabati cyangwa yenda ibisigazwa byasigaje ku mabati igihe bari gusakara, wenda hari abantu babikoresha ibindi bintu, wenda akumva ko nta gaciro karekare bifite, hari ukubikunjakunja bakabigurisha wenda mu njyamane, bakabigurisha mu byuma bishaje bisa nkaho bidafite agaciro cyane. Bivuze ngo noneho mwebwe bya byuma bisaguka cyangwa ya mabati asaguka bari gusakara, niyo mufata mukaza kubabyazamo produit nk'izi ngizi zikenerwa mu buzima bwa buri munsi? Yego, turabifata tukabihinduramo ibikoresho nyine bikenerwa mu ngo mu buzima bwa buri munsi nyine. Yego, tukabasha kubikoramo ibyo bikoresho byose bitandukanye, noneho bikajya ku isoko bikabasha kutuzanira amafaranga nyine adufasha gukemura bya bibazo duhura nabyo mu buzima busanzwe. Wenda n'undi wese udukurikiye yagira amatsiko, hari ukuntu umujene cyangwa undi muntu wese uba wifuza gutangira akazi cyangwa wifuza kujya mu mwuga we ngo awukunde awufate nk'aho umutunze buri gihe aba ari akazi ke ka buri gihe, ni ibintu bigoye kubona umuntu yihangira umurimo cyangwa akavuga ngo ngiye gukora iki kintu cyane nk'iyi mirimo y'amaboko. Ni ibintu bigoye cyane. Wowe urugendo rwakoroheye gute cyangwa ni gute wahanganye kugira ngo ugere aho ugeze? Kuko wenda nta bintu byinshi twagiye tubona, ariko uko twabibonye ugeze ku cyiciro cyo kuba watanga akazi, nabyo turaza kugeraho. Wenda n'abajene twabonye muri gukorana aha ngaha ukatubwira ese biba bimeze gute, ese urwo rugendo rwe rwakomereye gute kugira ngo ugere aha ngaha ugeze? Ni urugendo rwari rumeze gute? Aba ari urugendo rurerure, kuko kwiga bino bintu ntabwo ari ibintu umuntu wese aza ngo arebe ngo ahite abifata. Ni ibintu bisaba gutegura, uraza ukareba ukumva biguteye amatsiko, rimwe na rimwe ukifuza kuba wabikora, ariko abenshi baraza bareba nyine uburyo babona ari ibintu bizima bakumva bifuje kuba babikora, batwegera bagatangira wenda kuba bagerageza kugira ibyo bakoramo, ukabona birabagoye kuko natwe wenda byadutwaye nk'imyaka myinshi kugira ngo bino bintu tubashe kubimenya byose. Ariko ikintu cya mbere ngira ngo ni ukwirinda kurambirwa, bidacitse intege ibintu urabikora bigakunda. Kuko nkanjye wenda mu myaka nk'itanu ishize nibwo bino bintu nabimenye, ariko umuntu ashobora kuza yasanga hano kuri teri kareba ibintu ndi gukora kumva arabikunze, ariko ari umuntu utarambirwa ashobora kuza nkamwigisha nawe akaba yabikora ntarambirwe, akazagera nkaho nanjye ngezeho mbasha kuba natanga akazi mu bandi bantu basanzwe. Uvuze ijambo ryiza ati guhozaho cyangwa kwihanganira urugendo urimo cyangwa gukomeza guhatiriza mu bintu uri gukora. Ibi bintu wabyigiye kuri tere nkaho nguko nje nkabibona nkumva nifuje kubyiga, cyangwa wagiye mu ishuri niho ubumenyi wabukuye? Rwari urugendo rurerure kuko nagiye nanjye njya mu bantu babikora nka gutya, nkagenda nkareba nkumva ndabikunze, ejo nkongera nkajyayo tangira kujya bampereza ibikoresho nkabifata nkagerageza kuba nagira ikintu nkora, nkabona biragoye, ariko cyane cyane nirinze gucika intege kugira ngo nyine mbashe kugera aho ngeze ubu ngubu. Yego. Ni byiza ko ubonye umujene nk'uyu nguyu warahatanye kuva hamwe ukajya ahandi. Urabizi mu buzima bundi ari igihe umuntu abona umuntu wenda finali, twebwe tukishimira finali tutazi ngo yagiye aca mu makuba yayo. Ni inama bagira yo kugira ngo ujye wiga guhozaho, nta kurambika, no gukomeza tugafayitinga mu buzima, no gufayitinga. Twari tukiri kuvuga kuri abo bajene, twaje tubona abajene aha ngaha. Ese mu buryo bw'akazi ni akazi wabahaye cyangwa ni abandi bantu baba baje kugufasha? Aba batangiye nyine ari abanyeshuri nk'uko nanjye natangiye niga, bagenda babimenya birangira nanabahayemo n'akazi. Ubu tuvugana ni abakozi basanzwe nabo urabahera? Dukorana umunsi ku munsi. Twabibonye ko wenda ukoresha nk'abakozi bangaha? Hano dukoresha abakozi 3. Urumva yuko akoresha abakozi 3 ni benshi. Umuntu waratangiye yihiringa ku giti cye ashaka akabyiga, ugafata imyaka 5, kubwiye ko byagufashe hafi imyaka irenga n'5 kugira ngo ubure aha ngaha. Bivuze ngo ugeze ku rwego noneho rwo guha abantu akazi bagera kuri 3. Ubu rwabaye uruganda byararangiye cyane. Hanyuma wenda dushobora kuba twageze aha ngaha, umuntu uri kutureba cyangwa udukurikiye akibaza se muri make cyangwa ubwoko cyangwa urwego rw'ibintu ukora bimeze gute, cyangwa ibikoresho ukora watubwira ese ukora ujye ubishyira muri kategori
uradusobanura ese ni ko twahageze dusanga hari mare hari iki ntabwo twagiye tubisobanukirwa neza ese muri rusange ibikoresho ukora twifashisha mu buzima bwa buri munsi ni ibihe kugira ngo n'abatureba wenda bashaka no kukugana bajye baza bavuga ngo ibintu uyu muntu akora ibi ngibi. Dushobora gukora ibikoresho bishobora kubyazwa muri ayo mabati aba yasagutse ku mazu, harimo nk'imbabura zikenerwa mu buzima bwa buri munsi, zaba zimwe abantu bakoresha bahagaze cyangwa se zino za cana rumwe, izo zose tubasha kuzikora hano. Dushobora gukora mari zifashishwa mu bubiko, aho umuntu ashobora kubikamo ibikoresho bitandukanye, yaba abanyeshuri tukaba twabibagezaho ibyo byose. Ari ibigo dushobora kubikorera mare, tukabyoherereza mare, bakaduha kuri ayo mafaranga. Ahantu waje cyangwa twebwe ukuntu ngiye nihagera ukuntu nahabonye bisa nkaho ufite aho ukorera, ufite na depo ya produit wakoze ahantu uba wazisize. None byongeye ni ahantu hasa nkaho ni mu isoko, abantu benshi baza bakugana. Ese ni ahangaha ukorera gusa cyangwa uba wari ufungura n'andi mashami ahandi hantu wenda ku buryo umuntu ashobora kuhagusanga? Aho dukorera ubu ngubu ni hano, ntabwo twari twatangira gufungura amashami, ariko biri muri gahunda nabyo. Ase twabonye ko ukoresha produit cyangwa wenda ibikoresho ukora ku bisigazwa by'amabati, nta zindi produit ugikoresha ahangaha wenda n'undi zifite nka za kuko twebwe tuba tugenda kuri tere kugira ngo tumenye buri wese icyo akora. Uwo dusanze yahura n'undi kugira ngo bakomeze bagure imikorere yabo turabahuza. Ese nta zindi produit waba ukoresha zitari ayo mabati gusa? Ibyo bisigazwa by'amabati iyo tutabashije kubikoresha, tujya ku ruganda tugafata amabati akiri mashyashya nyine atari yaba ibisigazwa. Ni ukuvuga ngo tubasha gukemura ikibazo cy'imyanda tugakuramo ibikoresho bizima, ariko biba ngombwa yuko n'amabati akiri yose tubasha kuyakuramo tugakuramo bya bikoresho. Ni ukuvuga ngo noneho nk'umuntu ushaka kwiga, kuko ibintu nabonye, ese uraza kutubwira harimo n'ibanga, kuko niba umaze kujya ushyira ku rwego rwo kuba watanga akazi abantu batatu ni benshi cyane, bivuze ngo ahantu harimo amafaranga yagutunga mu buzima bwa buri munsi. Bivuze ngo n'umuntu washaka kukugana cyangwa n'undi mujene ushaka amafaranga, ushaka kwiteza imbere anyuze muri ubu buryo, tuba dushaka kwihangira imirimo kandi itubyarira amafaranga, bivuze ngo wamwigisha nta kibazo cyane. Ni byiza nk'uko mubibona rero. Nk'uko mubibona twabwiye ngo turi Karongi, twasuye umujene witeje imbere cyane, yatubwiye ko ageze ku rwego rwo guhemba abantu batatu yahaye akazi, kandi n'undi munyeshuri wese washaka kumugana yamwegera nta kibazo. Ase aha hantu uri gukorera cyangwa nubwo ari mu isoko, ariko ntabwo twamenya ngo ushobora kuba atari nawe ubikora wenyine. Nubwo rero twasuye twaje turareba, hari stock urakora ibikoresho, mbega ufite stock yuzuye, ufite ibikoresho byinshi. Ase ubibonera isoko cyangwa bimeze gute? Ubundi ku masoko biragenda naho nta kibazo? Nk'uko ubibona hano turi mu isantere, ibikoresho dukora tubasha kubiranguza hano muri ino santere ya Kibirizi. Dushobora kuranguza mu karere kose, turatoherezaho ibi bikoresho byacu, yaba muri Karongi tujya no muri Rutsiro. Urumva ko isoko ribasha kuboneka, nubwo tutarabona isoko riduhagije, ariko ku baba bifuza kuba twabakorera nabo turabakorera nta kibazo, kugira ngo isoko rirusheho kwiyongera nyine. Wenda ni ikibazo cy'amatsiko, ufite urugo? Yego. Bivuze ngo aka ni akazi kanatunze n'umuryango. Numva ko ari ibintu bikomeye cyane kuba aka kazi agakora, ari ibintu yihirinze ku giti cye, akaba noneho ageze no ku rwego rwo kuba rwaba uruganda. Ni ibintu bikomeye. Nakubaza, ese ibi bintu uko ubibona cyangwa inzira ubibonamo, kuko uko utera imbere ugenda ubibona, ubyifuza nko ku rwego rungana iki, bitewe n'aho wavuye cyangwa urugendo uri gukomeza kujyamo? Bitewe n'aho navuye, nifuza wenda kuba nagira nk'abakozi nk'icumi bahoraho ba buri munsi, ku buryo nyine umuntu yinjira nyine akabona ari uruganda rufite umusaruro, rufite abantu ruhereza umusaruro. Urumva rero ko akeneye abakozi benshi, abajene b'inaha muri Karongi, ni ukumwegera akabaha akazi abakozi 10 akaba afite batatu, hari kandidatire y'imyanya 7 yose. Nk'uko tugenda tubona cyangwa tubiza ahantu hatandukanye, tugenda tubona ko akazi kose kagira risike cyangwa kagenda kabamo imbogamizi tugenda duhura nazo. Ese aka kazi kabamo cyangwa uyu mwuga wawe ugenda uhura n'imbogamizi zimeze zite?
nk'uko nabikubwiye isoko niryo rikiri ikibazo, nubwo tubasha kugira abo duhereza ariko tubasha gukora ibintu byinshi biruta isoko dufite. Iyo niyo mbogamizi tubasha guhura nayo. Iyo mbogamizi ibashije gukemuka dufite isoko rihagije, dushobora guhereza abantu benshi bashoboka, kuko iyo isoko rihari ubasha kwigisha abantu benshi mugakora ibintu byinshi bikajya kuri ya masoko nyine wabonye. uvuze ngo icyo ukeneye ni ukugira ngo abantu bamenye ko ubikora, baba no hirya no hino cyangwa n'abandi babishaka kuza kubyiga baze mwagure, kuko uru ni uruganda, ntabwo ikiri umwuga wawe ku giti cyawe, urwabaye urugendo. Ese nk'uku nguku umuntu ashobora kukubona akavuga ese uriya muntu akora gute, ese akifuza no kuba yashora imari wowe ku giti cyawe, cyangwa bitewe n'ukuntu ubona bizinesi yawe, igishoro ufite cyangwa uko uhagaze birahagije kugira ngo wifuze kugera kuri izo ntego zawe? Ubu igishoro, ubu tuvugana igishoro gihari, isoko ribashije kuboneka byo mu kandi karere nk'uko nakubwiye, tugemura muri Karongi tukohereza no muri Rutsiro. Rero iryo soko ribashije kuboneka kakaba ari nk'akandi karere dushobora kukoherezamo nta kibazo. Urumva yuko igishoro uragifite, icyo ubura ni amasoko. Nicyo tuba tubaye hano rero kugira ngo mu Rwanda cyangwa no muri sosiyete muri rusange mumenye ngo umuntu akora ibiki, ese ni igiki wabyigiraho, se yagufasha iki. Ni ukugana iyi bizinesi muragira ngo twabere, turaza kubereka, afite ibikoresho byinshi cyane, afite stock nini kabisa, mwaza mukamugana. N'abajenere gashobora no kubirangura bakabicuruza, ntabwo ari ngombwa yuko wowe ujya kugurisha umuntu ugiye kujyana igikoresho ku ishuri cyangwa wenda ugiye nko guteka kuri iyo mbabura batubwiye, no kurangura nka stock nanjye ngazacuruza nkabigurisha ku bandi. Ubwo ni karibu rero, muzaza na nimero turaza ubwo turayishyiraho, na nimero urayibabwira nta kibazo. Wenda tutaragera aho ngaho nagiraga ngo mubaze, ese urabona muri urugendo rwo kugira ngo wenda wowe warapitse uravuga ngo reka nihiringe nk'umujeri cyangwa cyakisha, wahereye hasi imyaka tubyitano n'imyaka myinshi cyane, umuntu utiyangana yaba yayiretse. Nk'umuntu ushaka gutangira business cyangwa ushaka gutangira umwuga, ubizi ko buri muntu wese bashaka amafaranga, by'umwihariko noneho urubyiruko, niyo nama wamugira nk'umuntu wijana akavuga ngo si ibintu ngo nzabijyamo bizamarira iki, ese abantu bazabibona gute, ese wenda nzabimaramo igihe kingana gutyo, akijana cyangwa ku bintu azarambirwa, niyo nama wamugira? Ngira ngo ikintu cya mbere kiba gikenewe ni ubumenyi. Iyo wamaze kugira bwa bumenyi bwo kubasha gukora ikintu, burya cya kintu wamenye kibasha gutuma ubona n'amafaranga. Yewe urumva ubundi abajene cyangwa n'abandi bantu muri rusange, cyane cyane abajene nibo bari kwivugiraho, baba bafite ubunebwe cyangwa bafite kwitinya cyangwa bafite kuvuga ngo ibi bintu ngiye mbabona atari ibyanjye, ibi bintu ubona bazabigeraho gute? Kuvuga ngo ni n'inama uba ushaka wabagira, ukavuga ngo wenda ese ibi bintu kubera ko watubwiye ko urugendo rwawe rwari rurerure, hano no icyo gihe byari byoroshye kurusha uko ubu ngubu byarakomeye. Ese muri urwo rugendo muri make ni igiki cyabafasha gukomeza kwavansa kugira ngo nabo bazagere kuri ibi ngibi? Nk'uko nari mbikusobanuriye, iyo wamaze kugira ubumenyi ku kintu, utangira no kugerageza gushaka amakuru nyine yo muri ibyo bintu kugira ngo ubashe kubikora. Ushobora kubimenya ariko udafite igishoro, ariko iyo ubizi ubasha kuza nko mu gihe dukeneye ba bakozi, ukaza ugatangira nyine uhembwa ayo mafaranga, nawe ukabasha kwizigamira, ukabasha kugira amafaranga yazatuma ubona uko nawe watangira umushinga wawe. Kuko nk'ubu ngubu ushobora kuza ugakora ugahembwa ayo mafaranga ukabasha kwizigamira, ariko nk'uko nabigusobanuriye, ibikoresho dukoresha ni ibisigazwa byo mu mabati. Ibyo bisigazwa rero biboneka mu buryo bworoshye bitaguhenze. Ubasha gufata amafaranga makeya yawe wakoreye ukaguramo bya bisigazwa. Rero iyo umaze kubona bya bisigazwa bimaze kugwira, ubasha nawe gutangira kwikorera bitagusabye kuguma ukorera hanjye nyine. Icyo gihe ushobora nawe guhita utangira ukikorera, ukaba umushoramari, ukaba nawe wagira isoko nk'uko natwe turifite. Ubwo mise ngira amatsiko, ese wahereye nko kuri mari zingahe? Cyangwa naje mitambona mari nanzi tabwo umuntu akora mari gusa, wahereye nko kubikoresha cyangwa produit wajyaga uproducinga utanga ku munsi, ukora ku munsi zabaga zingana iki? Urugero ushobora guhera nko kuri mari 5, ugakora nk'imbabura nk'icumi. Ibyo ngibyo rero uko ugenda ubikora, urarangura ugatanga amafaranga make, ejo ukunguka, ejo bugacya waranguraga mari 10,
ejo ukaranguza wenda mari 20 bugacya ukongeraho 10, uko ugenda ukora nyine amafaranga nawe uba uri gukorera agenda yiyongera akaba menshi kurushaho. Birumvikana ubwo n'isoko niko rigenda ryaguka, n'isoko ariko rigenda ryaguka. Ni ibintu bitangaje cyane kumva ngo mari 5 buri 10, aho rero naje ngasanga stock nini cyane irimo ari ubwo wajya kuzibara ngo zirangize. Ni ibintu bikomeye cyane. Kumvise yuko ibanga wowe wagiye ukoresha ari uguhozaho cyangwa kwihangana gukomeza ukarwana muri urwo rugendo, ugakomeza ugasorenga ugashakisha ukaba ugeze ku rwego noneho nawe ushobora gutanga akazi uri guteganya gutanga akazi ku bantu bagera ku 10. Urumva rwabaye uruganda, yabaye sosiyete nini cyane. N'abajene ndumva aba ari urugero rwiza rwo gufatiraho ku muntu wagezeho cyangwa ufite ikintu akora kimuha amafaranga buri munsi. Nta mpamvu yo guhora turira ngo twabuze ikintu dukora cyangwa wenda twabuze ukuntu twihangira umurimo. Iyi ni indi mpamvu bitumye tuza aha ngaha kugira ngo turebe ese hariho utuzi twinshi two gukora. Ntabwo ari umujene ushobora kwanga ibintu njye sinabikora, ariko ibaze niba ibintu bigutunze bigatunga n'umuryango wawe, yewe ukaba ufite n'abantu wahaye akazi, wabaye rwiyemezamirimo nta nubwo ukiri mu rwego rw'abakozi. Ni ibintu byiza cyane. Hanyuma ubwo uraza kubwira abanyarwanda cyangwa abadukurikiye muri rusange, turaza no kubereka ukuntu stock imeze. Uraza gushyiraho nimero zawe, turatubwira nimero zawe kugira ngo n'undi wese ushaka kwiga cyangwa n'undi ushaka kuza kuba yarangura produit zawe akazikora akazicuruza kugira ngo agere nawe icyo yigezaho. Uratubwira nimero zawe kugira ngo umunyarwanda wese udukurikira byumve. Nimero yanjye ni 078 13 73 106. Iyo niyo nimero umuntu wese wadushakaho yatuboneraho, yaba kuri WhatsApp cyangwa se twandikira bisanzwe turagusubiza bitewe n'ibyo ukeneye. Urakoze cyane. Ngira ngo abantu bagiye babibona, mwakomeje kujya mubona amashusho abari abajene bari kugakora kabisa babikurikirana uko amasaha agenda yica. Mubona abari gukorwa mare yatubwiye ko akora imbabura ndetse n'izindi zene washaka nk'abantu bashaka gukoresha intebe zo mu mabati, nabo baza bakamugana akabakorera. Nabwiye ko aherereye mu karere ka Karongi, Rubengera, Ikibirizi mu isoko. Uhita umubona kabisa ari umujene uri mu kazi kose. Turabashimiye mwari mudukurikiye. Ingendo Kivu West and wa The Bridge Division, mukomeze mudukurikiye. Murakoze cyane.